hanyuma turi gusenga rero Imana yampaye iri jambo ariko irangije narinsobanurira ari yirinsobanuriye. Hari ukuntu ababwiriza butumwa bigisha b'ijambo ry'Imana tujya dusoma twarangiza tugasobanura. Imana niyo yansobanuriye aya magambo ngiye kuvugana namwe, wewe udukurikiye ni wewe Imana intumyeho. Iri jambo rikimara kuza nabajije Imana impamvu iri jambo rije. Imana yambwiye ngo nubwo abantu mubona ko abahanuzi bacecetse, nubwo mubona yuko abahanuzi batagihari, nubwo mubona yuko abahanuzi batari kuvuga, nubwo mubona abahanuzi bacecetse, ariko Imana yambwiye ngo ifite umuhanuzi. Reka nongere mbisubiremo, Imana yambwiye ngo ifite umuhanuzi. Niba wajyaga mu rusengero ukabuzi ngo ningerayo ndahurirayo n'umuhanuzi, ningerayo ndahurirayo n'abamenyi, ningerayo akenshi na kenshi wasangaga abantu bajya gusenga ngo Imana ivuge ku bintu byanjye. Sangaga abantu bajya mu butayu, mu buvumo, ubutayu bw'amazi, ubwo mu buvumo, ubwo ku misozi, n'ahantu hatandukanye mu byumba by'amasengesho. Abantu benshi wasangaga tujya mu butayu nk'uko ndi kubivuga, ariko mu byumba by'amasengesho ahariho hose dushaka yuko Imana ivuga. Kuri ubu ngubu rero abahanuzi baracecetse. Imana yarambwiye ngo nubwo abahanuzi bacecetse, Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo abahanuzi baracecetse ariko Imana yo nticecetse. Ushatse nk'umugabo ukoze ubukwe, Imana niyo ikubwiye ngo shaka umugabo, ni nayo ikubwiye ngo nkoze ubukwe, nyuma umuhanuzi araje ngo uyu mugabo si uwawe. Bwa mbere ujya gukora ubukwe wizeye ko ari Imana ivuze, none undi araje ngo uyu mugore cyangwa se uyu mugabo si uwawe. Uri kumva uhita wibaza, ese iyi Mana ivugira muri aba bahanuzi nicyo gitumye Imana y'ubwayo igiye gucecekesha abahanuzi? Ahubwo yo ubwayo wewe uyishatse, ahubwo buri muntu uwo ari we wese asenga isengesho rivuga ngo Mana. Imana yambwiye ngo ntimugire ubwoba ngo abahanuzi baracecetse kuko badafite aho kuvugira. Imana yambwiye ngo Yes, reka dutangiye tubasuhuza mwese abadukurikiye. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kwa natwe umwanya nk'uyu nguyu. Turabasuhuje mwese aho mwamuherereye, ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka amahoro ya Nyagasani abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na Ngoboka Miriam Theo. Meze ute Ngoboka? Ndashima Imana. Hariya ngo Miriam ribamo hagati. Miriam ribamo hagati. kugira ngo utazaryibagirwa. Uri kumva habanza irya papa, hanyuma nyuma ya papa agakurikiraho pasiteri. Rero hagati ya papa na pasiteri hagomba kuzamo Imana. Kuki ritagiye imbere se ngo ugire ibanza uti ni Miriam Ngoboka Theo, Miriam Ngoboka Theo? Oya, nagira ngo kuko ndi umunyarwanda nagira ngo abanzire Inyarwanda. Yego. Ngoboka, ahandi ni amahoro ariko ndabona umeze neza rwose nta kibazo. Kuri ndashima Imana. Ndashima Imana. Imana ishimwe. Ari impumyi ijya gusaba, hanyuma iyo ibonye hari nk'uwa mbere uyihaye n'undi agahita yiha n'undi agahita yiha, ahita aririmba ngo biracyaza. Nanjye bitaraza biri mu nzira, biraza kuza. Ngoboka ngaho bantu turagize Imana tubone kwinjira mu kiganiro. Murakoze. Imana Data twese kandi se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye imirimo myiza yo kuturinda, tugushimiye ko waturinze, nubishimirwe kandi ubererwe icyubahiro. Twinjiye muri no mwanya w'ikiganiro rero duhamagaye Imana Data twese kugira ngo ibane natwe, ntaba ari njyewe, ubushake bwanjye ntaba ari bwo, gukora kwanjye, kuvuga kwanjye ntaba ariko, ahubwo umwuka wera aganze muri byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Ngoboka nzi ko uri umuvuga butumwa. Irihe jambo rijya riguhembura ukavuga uti iri jambo rwose sinamara iminsi ibiri ntararisoma? Yewe rero buriya ntabwo iryamfashije uyu munsi ari ryo rimfasha. Ubuzima burahinduka. Nka Dawidi igeze kuvuga, ari Zaburi yanditse aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Uri kumva yari mu gihe cyo kuvuga ati ngewe byanga bikunze sinshobora gukena kuko Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Arandika ageze ku 123 umurongo waho wa 6, aravuga ngo imitima yacu ihaze cyane gusuzugurwa n'abaruhukira mu mahoro,
no gukobwa n'abibone. Yarageze ahandi hari abamukoba aravuga ati ariko byanga bikunze umutima wanjye byo urabihaza. Ageze Zaburi 124 aravuga ngo yaba Uwiteka atari wari mu ruhande rwacu aba ariko Abisiraheli bavuga none. Igihe ababisha bacu baduhagurukiraga baba baratembanye ubugingo bwacu, igisuri yatembaga bararengeye ubugingo bwacu. Aravuga ngo Uwiteka himbazwe. Arakomeza Zaburi 119 umurongo w'105 aravuga ngo ijambo ryawe Mana ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Uri kumva igihe icyo ari cyo cyose cyabaga gifite ijambo ryacyo. Ariko se iyo mirongo yose ubifite mu mutwe cyangwa hari n'ibyo urimo kugenda tubwira bitari byo? Ni ukuri kose nushaka umbwira nyisubiremo ongira reba muri Bibiliya. Kurumva utubwiye Zaburi yonyine kandi Bibiliya ubwayo mu gitabo cy'abakristo ifite ibitabo 66 na bitandatu. Yego. Ubwo se niba utubwiye Zaburi yonyine ntaragera muri Yesaya kwanza nahereye mu itangiriro ngo njye mu kuva Abalewi kubara kuko byanga bikunze buri gitabo kiri muri Bibiliya ngomba kuba mfitemo umurongo byibuze nabanze. Cyane. Nose Bibiliya yisomye kangahe? Kuyisoma mpereye iruhande nkayirangiza. Kayisoma ukayirangiza. Cyangwa ugenda ureba imirongo imwe gusa niyo ubuze? Oya, nigeze kuyisoma rimwe ndayirangiza, ubundi ndayisoma ngeza muri Yesaya. Icyo gihe mpita mbona akazi kongera kubona umwanya wo kuyisoma ngo nkomerezeho nyirangize ibya bigikunze kubera akazi nari mfite. Ariko nanone kubera ko Bibiliya ari ubuzima bwanjye biragoye kuba narara ntasomye Bibiliya. Nibura hari umurongo wasomye byanga bikunze uko byagenda kose ngomba kurara byibuze hari umurongo nsomye. Nawe usoma ngiye kubwiriza, nawe usoma ndi gutegura kugira ngo ejo nzabwirize, nawe usoma kuko numva hari uwo nibutse nkumva ndashaka kuwusoma nkamenya amakuru yawo. Byanga bikunze ku munsi ngomba kujya byibuze ndebye muri Bibiliya. Yego. Urumva abantu impamvu nari nkubaje inshuro ushaka kuba warasomye Bibiliya, hari umuntu ushaka kuzavuga ati ngiye Bibiliya nyisoma inshuro zirenga 10 ayisoma yose ataravuga nkuko usoma umurongo umwe nyine buri munsi nubagahera mu itangiro kugeza mu byahishuwe. Ariko se nkibaza ubundi kuba wasoma Bibiliya inshuro zirenze 1 zirenze 2 hari inyungu irimo? Okay, ugira ubuntu bwo kuyisoma inshuro nyinshi biragufasha iyo niyo umwuka wera agize nk'ijambo kwibutsa cyangwa se nk'iyo uri kwigisha bikorohera gufata uko umwuka wera akwibukije rya jambo bita bikorohera kuko niba mvuze ngo muri Zaburi aha uri kumva nkahita mvuga igice nkahita mvuga n'umurongo. Iyo uhagaze nk'imbere y'abantu kuko abantu tuba duhagaze imbere ntabwo ari injiji nawe ahita nyarukira akajya kureba yuko ibyo wavuze ari ukuri. Ikindi cya kabiri iyo urumva iyo yayisomye kenshi abatandukanye na wa muntu wasomye umurongo asimbagurika nk'ubu biragoye kuba wambaza ngo inkuru iyi niyi yanditse bita nkubwira igitabo yanditsemo. Ari nk'uko abantu bajya gutegura, hari n'abapasiteri bajya bampamagara ngo harya uyu murongo n'uyu nguragana uyu murongo ngo uyu n'uyu, ahubwo hari n'abatabaza umurongo akakubaza ngo harya ngo ijambo rimeze gutya na gutya ngo wambwiye nk'ahantu ryanditse muri Bibiliya. Uri kumva rero kuba narasomye kenshi binyorohera kugira gute guhita mpamurangira. Yego. Hari no kuntu abantu usanga batazi n'ibitabo bya Bibiliya ko bikurikiranye bakavuga ati so muri Matayo agahita ahera mu Balewi akajya mu Kuva cyangwa ubwo yaba ari umunyabwenge agahita akajya mu Balewi akava mu Balewi kandi ubwo bavuze wenda Matayo akava mu Balewi agahita ajya mu byahishuriwe Yohana akagaruka yagira akajya mu ishakiro. Ubundi twebwe tugitangira gusenga batwigishaga kuririmba ibitabo bya Bibiliya. Bitangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegekwa kwa kabiri, Yosuwa, Abacamanza, ugakomeza uyakomeza iririmbe n'abatabizi bajye bafatira haririmbe hose bageza ngo uri bufate utari bufate bwo wayiririmba yafata n'undi ntago yafata. Ariko nibura yamenye uko azajya bikurikiranye. Byanga bikunze niba ntangiye gutya kuko uri kumva ntago ndi kwibuka indirimbo baduhayemo iyo njyana kuko uri kumva ko iryojwe ni iry'indirimbo yo mu gitabo.
ntabwo ndaza nimero kuyibuka nanjye ndayikubwira ariko nanjye hari ibintu byanyihishe nimero z'indirimbo mu gitabo nanjye ariko hari abantu baba bazizi mu mutwe ashaka hari abantu baba bazizi ukajya kumva bakumva barabaza ngo 300 ngibyo ibintu nanjye byanyihishe ariko ntekereza ko impamvu nuko nta bwenge nta rwandiko niyo ngiyo kumara umubabaro n'indirimbo ndashima umusaraba ndashima yamba nziza ariko cyane nanjye iyo ndirimbo ntabwo nibuka iyo ariyo ariko ntekereza ko impamvu wenda nimero ntakunda kuzibuka cyane menya ari uko n'ubundi ntafite impano yo kuririmba kandi sinajyaga mbona uri umuririmbyi ngoboka ujye uduha imizigo kuri cano yawe ntihari n'umuririmbira buriya rero reka nkubwire hari ukuntu umuntu akunda ibintu ariko atari impano nk'ubu nke kubwiriza ngewe mpamye yuko ari impano ariko kuririmba ni ukubikunda uzi inshuro narwanye nabyo kugira ngo njye muri korari bikanga nkandika korari kansubiza yamara kunsubiza nkabona mbuze umwanya wo kujyayo kandi barakwemereye baranyemereye cyangwa nkagenda nkaba umurepeteri nkarepeta igihe cyo kunyakira cyagera ukabura umwanya nkumva bimvuyemo buriya kuririmba rwose si impano yanjye none uravuze ngo wajya kubona n'imizigo buriya cyagusetsaga nk'iyo najyaga nk'ahantu nko kuririmba bantumiye ngo ngende ndirimba nararirimbaga nkabona abantu bose bifashe gutya ariko wenda narangiza nke kuririmba navuga ntiwe ku nshuti bene data mumbabarire mbabwire umurongo umwe muri Bibiliya bati haleluya byatumye uhita wumva rero kuririmba atari ibyawe mpita numva atari ibyanjye ni ukuri kose cyokora mba numva mu gihe kizaza nzasohora nk'utundi turirimbo nkatungaye two kwishimisha ariko kuririmba ntabwo ari impano yanjye ifite ba nyirayo rwose baririmbyi bene data bahanze ndabubaha mu mpano Imana yabahaye ni ukuri mukomereza aho ngaho nzajya mbafana yego ngo bakareka twinjire rero mu kiganiro cyacu urambwira ko hari ubutumwa Imana yaguhaye kugira ngo tugezeho ubutumwa bushingiye kuki burya narebaga nkagira ngo wanyinjije mu kiganiro nawe twari tukiganira reka ubu dufate umwanya w'ikiganiro uyu munsi noneho nta n'ubwo wanyise porofete ugashaka ko nkashyiraho porofete ngoboka kuko uyu munsi ngiye guhanura kadutega amatwi porofete ngoboka kuko uyu munsi ngiye guhanura noneho nyite porofete nari kwemera porofete ngoboka porofete ngoboka Imana iramutumye reka abadukurikiye wenda narabibabwiye kandi njya nkunda kubivuga burya ubuhanuzi bwose muzabugenzuze Bibiliya yego ijambo ry'Imana banuzi nibuza butubakiye ku ijambo ry'Imana buba bupfuye kuko Bibiliya nibwo buhanuzi icyakora cyo Imana ishobora kutwibutsa inyuze nanone kandi muri Bibiliya niwerekwa ariko ukabona weretswe ibiri difera n'ibyo Bibiliya ivuga nuhanura ariko ukumva hanuye ibiri difera n'icyo Imana ivuga uzamenye ngo uzaba wavangiwe yego reka rero wenda twifashishe ijambo ry'Imana ejo twari turi ahantu turi gusenga nubwo insengero bazifunze ariko twari turi ahantu turi gusenga mpamvu mbivuze nari nagize abashyitsi twari turi ahantu turi abashyitsi nari mvuze ngo nari nagize abashyitsi twasuye abantu tuhageze leta twumva dushatse gusenga nk'abakristo hanyuma turi gusenga rero Imana yampaye iri jambo ariko irangije narinsobanurira ari irinsobanuriye hari ukuntu ababwiriza butumwa bigisha b'ijambo ry'Imana tujya dusoma twarangiza tugasobanura ariko kuri uyu munsi ntabwo ariko bimeze ahubwo Imana yavuganye nanjye reka twite dusome mu gitabo cya 2 cy'Abami igice cya 3 umurongo wa 9 turaza kumanuka ndababwira aho Imana yambwiye kugarukiriza ari ijambo rivuga ngo nuko umwami w'Abisiraheli atabarana n'umwami w'Abayuda n'uwa Edomu bamara iminsi 7 banyura mu nzira izigura ingabo zibura amazi zibura
zibura amazi, zibura n'ay'amatungo bari bafite. Umwami w'Abisiraheli aravuga ati, iri ni ishyano Uwiteka yahuruje aba bami uko ari batatu kubahana mu maboko y'Abamowabu. Yehoshafati aravuga ati mbese nta muhanuzi w'Uwiteka uri hano ngo tumugishirizemo Uwiteka inama? Umwe mu bagaragu b'umwami w'Abisiraheli aramubwira ati, hariho Elisa mwene Shafati wajyaga akarabisha Eliya. Yehoshafati aravuga ati, ijambo ry'Uwiteka riri muri we. Nuko umwami w'Abisiraheli na Yehoshafati n'umwami wa Edomu baramanuka baramusanga. Elisa abwira umwami w'Abisiraheli ati, mpuriye he namwe? Sanga abahanuzi ba so n'abahanuzi ba nyoko. Umwami w'Abisiraheli aravuga ati oya, kuko Uwiteka yahuruje abo bami batatu kubahana mu maboko y'Abamowabu. Elisa aravuga ati, nkurahiye Uwiteka uhoraho nkorera, ni ukuri iyaba ntagiriye Yehoshafati umwami w'Abayuda uraha, simba nkuroye n'irihumye. Ariko noneho nzanira umucuranzi n'inanga kuko n'inanga. Nuko baramumuzanira agicuranga, ukuboko k'Uwiteka kuza kuri Elisa, arahanura ati, Uwiteka aravuze ngo nimukwize iki kibaya impavu, kuko Uwiteka agize ngo ntimuza kumva umuyaga, ntimuza kubona n'imvura, ariko iki kibaya kiruzura amazi, munwe mwuhire n'amashyo yanyu n'imikumbi yanyu. Amen. Hanyuma Imana niyo yansobanuriye aya magambo ngiye kuvugana namwe, weho udukurikiye, ni weho Imana intumyeho. Iri jambo rikimara kuza, nabajije Imana impamvu iri jambo rije. Imana irambwira ngo uyu mwami w'Abisiraheli kugira ngo amenye amakuru yagombaga gukenera umuhanuzi. Hanyuma irangije irambwira ngo abantu benshi bari bazi umuhanuzi witwa Eliya, ariko Elisa ntabwo bari bamuzi. Kandi wenda ngarutse n'inyuma, abantu twese abantu hafi ya twese tuzi amakuru ya Eliya. Tuzi ko ari we wahagaritse imvura, ari we watinyutse guhagarara imbere ya Ahabu, aramubwira ati imvura ntizongera kugwa ukundi. Yehoshafati rero y'umuhungu wa Ahabu. Hanyuma arangije, abantu bari bazi Eliya, ariko Elisa batari bamumenyaho impano y'ubuhanuzi. Hanyuma umwami agiye gushaka, muri icyo gihe ari kwibaza ngo nta muhanuzi uhari. Umva uko umwuka wera yabinsobanuriye. Baravuga ngo Elisa arahari. Imana yambwiye ngo nubwo abantu mubona ko abahanuzi bacecetse, nubwo mubona yuko abahanuzi batagihari, nubwo mubona yuko abahanuzi batari kuvuga, nubwo mubona abahanuzi bacecetse, ariko Imana yambwiye ngo ifite umuhanuzi. Reka nongere mbisubiremo. Imana yambwiye ngo ifite umuhanuzi. Wewe uraha cyangwa se uri kunyumva, ushobora guhita wibaza ngo ese abahanuzi koko baracecetse mu gihugu cy'u Rwanda? Abahanuzi baracecetse ku isi? Abahanuzi mu gihugu cy'u Rwanda ntibagihanura? Igisubizo cyaba ari yego. Ni iyihe mpamvu cyaba ari yego? Ni uko aho bahanuriraga, njyewe menye ubwenge, cyangwa se tugiye gusenga kenshi na kenshi tuba dushaka yuko Imana ivuga, kandi iyo igiye kuvuga ivugira mu kanwa k'abahanuzi. Hanyuma ubu rero impamvu abahanuzi bacecetse, reka ntange nk'urugero. Niba wajyaga mu rusengero ukaba uzi ngo ningerayo ndahurirayo n'umuhanuzi, ningerayo ndahurirayo n'abamenyi, ningerayo, akenshi na kenshi wasangaga abantu bajya gusenga ngo Imana ivuge ku bintu byanjye. No mu butayu usangaga abantu bajya mu butayu, mu buvumo, ubutayu bw'amazi, ubwo mu buvumo, ubwo ku misozi, n'ahantu hatandukanye mu byumba by'amasengesho. Nta kindi cyabaga kijyanye umuntu, kwaba inshuro nyinshi wasanga kugira ngo Imana ivuge ku byawe.
niko abantu benshi ngo Mana ngo uvuge ku byanjye. Niyo twabaga turi mu nzira tujya gusenga, wasangaga umuntu afite icyifuzo avuga ngo Mana uvuge ku byanjye, umvugeho. Kandi niyo yajyagayo akavayo koko batamuhanuriye, yabaga afite agahinda ngo ntabwo Imana yavuze ku bye. Uzi ko hari n'igihe umuhanuzi yahanuraga atavuga ku byo waje ushaka, akavuga ngo uriya yavangiwe kuko atavuze ku byo ushaka. Rero na Bibiliya irabivuga ngo nta kizaba ku ntore zanjye ntakibimenyesheje nyuze mu kanwa k'intumwa cyangwa k'abahanuzi. Rero abantu benshi wasangaga tujya mu butayu nk'uko ndi kubivuga, ariko mu byumba by'amasengesho aho ariho hose dushaka yuko Imana ivuga. Kuri ubu ngubu rero abahanuzi baracecetse, abahanuzi baracecetse. Reka nongere mbisubiremo, abahanuzi baracecetse kuko aho bavugiraga ntago hagihari, n'ahari ni hakeya. Hanyuma Imana yarambwiye ngo nubwo abahanuzi bacecetse, Imana yarambwiye ngo mbwira abantu ngo abahanuzi baracecetse ariko Imana yo nticecetse. Imana yarambwiye ngo si ngombwa yuko yongera kuvuga inyuze mu bahanuzi, ahubwo umuntu wese uzayishaka akayegera we ubwe. Ubu ngubu dufite priorite zo kuvuga ngo ntabwo ari ukugomba kujya gushaka umuntu wo kuvuga ngo aguhanurire, ahubwo wewe ubwawe ugiye kujya wivuganira n'Imana. Imana yarambwiye ngo ugiye kujya ivugana n'abantu bayitanyuze mu kanwa k'abahanuzi. Ikindi reka ndanse nuvuga kuri iki kintu, wasangaga n'abantu benshi bafite ihungabana batewe n'abahanuzi, ugasanga ndibuka mbere yuko nshaka umugore nari maje guhanurirwa abagore 5 kandi bambwira amazina yabo. Ndabyibuka wa mbere bampanuriye yitwaga Divine, wa kabiri barakomeza amazina 5 atandukanye. Uri kumva bitandukanye no kuvuga ngo ubukwe, kuko numvaga kuzashaka byo nzakora ubukwe, ariko none ibaze amazina 5 kugira ngo uzatoranyemo umuntu uzakubera umugore. Urumva ni ikintu kigoye, kandi bose bavuzwe n'abahanuzi. Rero uri kumva abantu benshi bari bafite n'ubundi ihungabana banatewe, cyangwa si bikomere batewe nuko bahanuriwe. Ibyo bahanuriwe biza bitandukanye nuko batekereza, icyo ni kimwe. Kabiri, barahanuriwe ariko ibyo bahanuriwe biza bidasobanutse, kuko uri kumva niba urumva ushatse nk'umugabo ukoze ubukwe, Imana niyo ikubwiye ngo shaka umugabo, ni nayo ikubwiye ngo nkoze ubukwe, nyuma umuhanuzi araje ngo uyu mugabo si uwawe cyangwa se uyu mugore si uwawe. Tena uri kumva bwa mbere ujya gukora ubukwe wizeye ko ari Imana ivuze, none ndaraje ngo uyu mugore cyangwa se uyu mugabo si uwawe. Uri kumva uhita wibaza, ese iyi Mana ivugira muri aba bahanuzi ni Imana ki? Uri kumva rero ahangaha nicyo gitumye Imana y'ubwayo igiye gucecekesha abahanuzi, ahubwo yo ubwayo wewe uyishatse ikivuganira nawe. Yigeze yabivuga, iravuga ngo mvuga rimwe ndetse kabiri, iravuga ngo mvuga nyuze mu nzozi. Birashoboka ko izavugana n'abantu bayinyuze mu nzozi, ahubwo buri muntu uwo ari we wese asenga isengesho rivuga ngo Mana nanjye vugana nanjye, mpa kuvugana nanjye. Kabiri, usenga isengesho rivuga ngo Mana mpa guhishurirwa ko ari wowe uvuze. Reka nongere mbisubiremo, senga isengesho rivuga ngo Mana mpa kuvugana nanjye. Rimwe, kuko ushobora kuvugana n'Imana ariko nanone ntumenye ko ari ivuze. Ejo bundi Elisa Samweli, Imana imuhamagaye ahita agenda ajya kwitaba umutambyi, avuga ngo nditabye. Umutambyi aravuga ngo oya, umutambyi Eli avuga ngo oya ntabwo ari ngewe nguhamagaye. Arongera aragenda araryama. Samweli akigera ku buriri yumva ijwi rongera amuhamagara ati Samweli, Samweli. Ahita yumva yuko byanga bikunze nta wundi waba umuhamagaye, kuko nta wundi wabaga aho ngaho. Aravuga ngo ni Eli, aragenda ajya kurebera Eli. Agezeyo Eli aravuga ati ariko uyu muntu uri kumva ijwi, aravuga ati iri jwi niryongera kuguhamagara uvuga uti karame mwami umugaragu wawe ndi hano.
aragenda akiryama yumva rya jwi rirongera riramuhamagaye. Rero harasabwa iki? Harasabwa niba Imana igiye kuvugana n'abantu kumenya niba Imana ari ivuze koko, kuko biranashoboka yuko wahamagarwa n'irindi jwi cyangwa se warota izi inzozi ariko zikaba atari inzozi zivuye ku Mana. Reka nkubwire Evo, njyewe njya ngira amahirwe uraho kugira ngo ndote nk'inzozi kuri wowe, afazale nakwerekwa. Ariko yo ndose inzozi yaba kuri wowe yaba kuri njye, mfite ikimenyetso njya ndeberaho nkavuga ngo izi nzozi ni Imana inyeretse. Njyewe inzozi z'Imana iyo ari Imana ivuganye nanjye, ikintu yanyeretse bucya nkibuka 100%, ntabyo kujijinganya. Ariko niba ntangiye ngo harya nkumva bitangiye gucika, byarangiye gute, nkajya harya byaje gute, harya yarinde, ibwizo ntabwo njya nitwa nzitaho igihe, mba numva yuko nyine ni inzozi. Ariko inzozi niba ndose nkabona narindi kuza Kimironko, ngeze 12 ntoraguye amafaranga, byanga bikunze ndayatoragura tu. Wowe watega moto ugera 12 ukavamo kazamu. Ubu yani nshaka kutatoragura 12 ariko nkayatoragura byanga bikunze. Kubwo uziko hakibaho bino byuma, ntago ngenja bino byuma byitwa ibiryabarezi, ntago njya mbikina. Ariko uziko bikibaho nigeze kuryama ndota natomboye 60,000 mu kiryabarezi. Ndabyuka nari mfite 200 mpita njya kuyakina, mpita ndya 6. Ubasanga n'inzozi rero ko bibonye nabi byari 6 n'ubu. Wenda byanashoboka. Nigeze kurota ndi kuva hano hakurya irubungo manuka nza Kimironko. Bukeye koko iyo nzira ntumbaza ukuntu nahanyuze, ndamanuka kandi ndota mbona imanuka, ndamanuka ngeze kuri Azamu, igare ryakubitanye na moto. Rero ubwo ni duke mutwo mvuze kuko mfite n'ibindi bikomeye nagira ngo ntange urugero. Rero Imana yambwiye ngo igiye kwivuganira n'abantu yo ubwayo. Rero irambwira ngo ntimugire ubwoba bw'uko insengero zifunze, kuko nimukora n'ibitunganye zizafungurwa, kuko nibiuzuza ibisabwa zizafungurwa, kandi nizitazafungurwa nazo muzihangane abakristo bazajye mu zindi nsengero. Ikibazo ubu ni kimwe, hari ibintu nabonye biba mu madini, reka mbivuge. Hari ibintu nabonye biba mu madini, kandi amadini yigisha urukundo, ariko ugasanga bo nta rukundo bagira. Jya ubona abantu bacuruza utubari, yego, ugerayo ukababwira uti ndashaka fanta ikonje, ati yihe, bati sitiro. Yareba muri firigo agasanga ntayirimo, agahita abwira umukuru ati nyarukira kwa runaka kumpera ikonje. Uri kumva? Kandi azagize gute? Ayizanye. Kandi uyimuhaye ayimuhana umutima mwiza, yumva nta kibazo. Ujya ubona abantu banywa itabi, muhura ari kugakurura, ati nyamuneka nsomyaho, agahita guhereza n'umutima mwiza, kandi agahita yikomeza ukabona. Ariko ikibazo kandi bataziranye. Uri kumva? Ariko ikibazo ubuzi nke mu madini nk'ubu ngubu hari ayo bafunze, kandi wasanga hari ufite irifunguye, kandi uwo bafungiye wasanga afite abageni bo gusezeranya. Oya, none se yagireyo kandi bakamwimiye serivisi. We byari birimo kuvuga kuntu ngo ubu ngo insengero zifunguye zazamuye ibiciro, nuvuga ngo serivisi yose wakeneye ibiciro babikubye hafi 2. Kuko urumva hari nkaho batanze urugero kandi cyane cyane muri ADPR no gusezeranaga nabonye basohoye n'intuzi ibiciro ze. Ni ukuri kose babisohoye ibiciro. Babisohoye araho gusezerana ngo batangaga niba 50 na imindi 15, ariko ngo byageze ku 150, ahandi 70. Mu cyaro ni 15, mu mijyi mito ni 30,000, muri Kigali ni 60,000. Ubu nibyo biciro biriho, nibyo biciro bihari.
kandi ubwo urumva mbere ntabwo yageraga kuri ayo ngayo. ntabwo yageragayo. Urumva mu cyaro 15 ntabwo bayatangaga, mu mujyi ahubwo wasanga wenda mu cyaro byari ubuntu. Ubundi bakubwiraga ngo uzashake intebe cyangwa umukeka, umusambi. Umugabo bamucaga intebe, umugore bakamuca umusambi, ikirago. No muri Kigali umugabo bamucaga intebe, hanyuma umugore bakamuca umukeka. Muri kumva none ubu ngubu rero ahubwo ikibazo wenda nahita nibaza, ese 15 bikuyeho umukeka n'ikirago, 60 akuyeho nari kumva twakagombye kugira urukundo ku kigero cy'uko niba urusengero rwa mwene data barufunze kandi afite abageni yakagombye gusezeranya, mwakagombye kuvuga okay ngwino usezeranya abageni. Nese n'ubundi bageza ngo ku urusengero rwe barufunze abageni, ubundi hari ahandi barajya, n'ubundi ucunze neza urasanga baranaguma n'iwawe. Uri kumva rero wenda reka nigarukire kuri message y'Imana, nuko ako karagaciyemo, ariko tugira urukundo by the way. Bashumba b'amatorero, bashumba badushumbye, tugira urukundo, dukundirane, dufashanye n'ayandi matorero. Niba irindi barifunze tuvuga uti ni ubuntu ngewe ngiriwe kuba narabonye ibisabwa, kuba nujuje ibisabwa. Uvuga uti ni ubuntu ngiriwe, ntabwo ari amafaranga, kuko ushobora gusanga hari izo bafunze zirusha izanya amafaranga, ariko ni ubuntu Imana ikugiriye. Hanyuma rero Imana yambwiye ngo igiye kujya yivuganira n'abantu bo ubwabo. Yambwiye ngo ntimugire ubwoba ngo kuko abahanuzi bacecetse, Imana yo nticecetse. Kanongere mbisubiremo abadukurikiye babyumve. Imana yambwiye ngo ntimugire ubwoba ngo abahanuzi baracecetse kuko badafite aho kuvugira. Imana yambwiye ngo y'ubwayo ntabwo icecetse. Imana iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwanyu. Nubwo Elisa adahari, nubwo Eliya adahari ngo ahanure, ariko Elisa arahari. Kandi nubwo Elisa atahaba, Yesu arahari. Yesu niwe waje asimbura abandi bahanuzi bose, niwe muhanuzi mukuru. Humura weho, kura ibishimwa mu bigawo kugira ngo ube nk'akanwa k'Imana. Kandi nukura ibishimwa mu bigawo uzaba nk'akanwa k'Imana. Nuba nk'akanwa k'Imana nta kizatuma Imana itavugana nawe. Ese mutekereza yuko niba ngoboka nerekwa weho utakwerekwa? Niba ngoboka Imana ivugana nanjye nkumva ijwi ry'Imana, tekereza yuko wewe utavugana, ijwi ritaza ngo uvugane n'Imana? Ntacyo nahaye gituma Imana ivugana nanjye, nta nicyo nakoze gituma Imana ivugana nanjye. Ntabwo ari uko ntunganye ku kigero cy'uko Imana yishimira kuvugana nanjye, ni ubuntu nagiriwe. Ahubwo nawe senga Imana ugirirwe ubwo buntu, asigaye Imana ivugane nawe. Nongere mbisubiremo, bakristo, bavandimwe, banyamasengesho, banyarwanda, aho muherereye hose, ntimugire ubwoba ngo ntabwo mubonye ahantu ho gusengera, ngo ntabwo mubonye ahantu murahurira n'abahanuzi. Ntimugire ubwoba, Imana irahari ngo ivugane namwe. Amen. Imana irahari ngo ivugane namwe, ahubwo igiye gutanga uburyo bushyashya bwo kuvugana n'Imana. Buri wese yumva Imana ku giti cye. Yes. Imana yambwiye ngo igiye gushyiraho uburyo bushyashya bwo kuvugana nayo. Uburyo mwari mumenyereye yuko Imana inyura muri runaka, yuko Imana inyura muri runaka, ubu buryo ntabwo bugihari. Imana iravuze ngo igiye gushyiraho uburyo bushyashya. Yambwiye ngo igiye gushyiraho uburyo bushyashya bwo kuvugana namwe. Ahubwo witeguye kumva ijwi ry'Imana, witeguye kumva Imana ivugana nawe. Ahubwo si byo igiye kuvugana nawe, ugiye kubishyira mu buryo, ugiye gushyira mu buryo gushaka kw'Imana, ubushake bw'Imana. Niki Imana igukeneyeho ni icyo ngicyo, nta kindi. Reka nongere wenda nsa n'usoza mubwire ngo wigira umutima uhagaze, mwigira ubwoba. Imana irahari, iri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Imana irakorana natwe, Imana iravugana natwe. Niba Imana ajya gushakira kwa runaka, humura wewe iravugana nawe. Excellence hari ijambo yigeze kuvuga umuhanuzi ngo yagiye kumuhanurira, aravuga ati ariko se ubundi iyo Mana ivugana nawe ntiyaza nanjye ikavugana nanjye? Birashoboka yuko yavugana na buri muntu wari we wese. Rero ni Imana yari yambwiye ngo mbabwire. Baboka urakoze cyane ku buryo uko Imana yakubwiye. Rero ntacyo twakongeraho, ntacyo twakuraho, nta nicyo tugomba kongeraho. Oya, nta no gusoza. Nta gihari, ni ugutuza abantu bakamenya ngo Imana ishyizeho uburyo bushyashya bwo kuvugana nayo. Ubwo buri wese yige nyine gushaka Imana ku giti cye. Yego. Yaba afite aho asengera ubu ngubu, yaba atahafite agitegereje ko wenda iwabo
uzuza ibisabwa kugira ngo agire, ariko buri wese nyine agasenga Imana kandi akumva ko Imana iri bumusubize inyuze muri we. Banagabanye n'ubunebwe. Uhinga ari umwe ntabwo ahinga nk'abatanu. Niba wajyaga ugenda uko ugeze hariya bakagufasha gusirimba ukazamura ukumva amavuta araje, iga gusirimba uwa wenyine. Iga gusirimba uwa wenyine. Niba wajyaga hariya ukumva ngo bakarasenze ukumva uzamutse mu kindi cyumba, oya ntabwo ari uko bimeze. Imana igukeneye wenyine. Senga wenyine, wige guhendahenda Imana, wige kuyitereta, kandi ndakubwiza ukuri ivuganye nanjye nawe izavugana nawe. Izavugana nawe kandi izavugana nawe ibintu bikomeye. Hari ikintu Imana ishaka gukuraho, irashaka gukuraho akajagari k'abahanuzi. Umwe uguhanurira ngo urapfuye, undi akaguhanurira ngo urakize. Uguhanurira ngo urakennye, undi ngo ubonye akazi. Uguhanurira ngo ukoze ubukwe, undi akaguhanurira ngo umugabo si uwawe. Uguhanurira viza, undi akaguhanurira kubaka i Kigali. Ibyo ngibyo niko kajagari Imana ikuyeho, igiye kujya yivuganira nawe wowe ubwawe, ku buryo nubona bitanasoya rega ufite liberté yo kugenda ukavuga uti Imana siweho noneho twivuganiye se, niweho twivuganiye, ntabwo watumye abahanuzi. Ntabwo Imana igiye kwivuganira n'abantu bundi bushyashya, mu buryo abantu batari bamenyereye. Niko Imana yambwiye, igiye kuvugana n'abantu mu buryo abantu batamenyereye. Imana ishimwe. Ngoboka urakoze cyane, reka dusoze dusengera kwifuza nimero yawe irabipininzeho hariya. Imana Data twese kandi se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kandi turaguhimbaje. Uvuganye natwe ko ugiye kuvugana natwe mu buryo tutamenyereye, kandi twere kugira ubwoba, kubera ko nubwo abahanuzi bacecetse weho udacecetse. Ngo ukomeza kubana n'abanyarwanda, ukomeze kubana n'abakristo muri rusange, ukomeze kubana n'abakwizera kandi n'abatakwizera bahindurire kugira ngo bakwizere, kandi agakiza kawe gakomeze kuba muri twebwe. Komeza gutanga amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu cyacu, kumvikana ndetse no guhuza, kugira ngo dukomeze kuba mu Rwanda uduhaye amahoro, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.